Hello everyone. Mwese. Yes. So now we are going to open the book of Genesis chapter 3. Turarambura mu gitabo cy'itangira ibice bitatu. Genesis chapter 3 from verse 17. Itangira ibice bitatu umurongo wa 17. Now if you have the Bible, please open to the Genesis chapter 3 verse 17 and 18. Nimba mufite Bibiliya ndabasabye murambure itangira ibice bitatu umurongo wa 17 n'uwa 18. If you found it, let me read. Nimba mwageze reka nsome. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Haranditse ngo Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakuje ko utazakiryaho uza niba utaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhira. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. Uzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima. No matter who may be, the first worry is the eating and the housing. Umuntu uwo ari we wese ikintu cya mbere aba yiganyira ni ibyo kurya n'aho kuba. Because without the food and without the house, it is impossible to live. Kubera ko igihe udafite amafunguro ntugire aho uba biragoye kubaho. That's why the people try to find the way to solve this problem of eating and the housing. Bituma abantu bagerageza gukora iyo bwabaga ngo bakemure iki kibazo cyo kubona amafunguro n'aho kuba. But after you get the food, after you get the house, you think about the another issues. Ariko iyo umaze kubona amafunguro ukabona inzu ukenera n'ibindi noneho. Especially nowadays, we can see there's so many people who do the exercise. By'umwihariko muri iki gihe tubona abantu benshi bakora imyitozo ngororamubiri. You see that here in Rwanda, we have a lot of exercise programs. Mu Rwanda habaho gahunda nyinshi zo gukora imyitozo ngororamubiri. Like car free day, the people the jogging and the exercise together, right? Haba hari umunsi washyizweho imodoka ziva mu mahanda abantu bakajyamo bakiruka bari hamwe. Also nowadays, the people, they try to eat the good quality food. Ikindi muri iyi minsi abantu bagerageza kureba ibyo kurya byiza. Even some people take the nutritions and the vitamins in order to have the good health. Anafata inyunganiramirire n'amavitamine atandukanye ngo bagire amagara mazima. Even when people get some disease or some problems in their body, immediately they go to the clinic to see a doctor. Ikindi abantu bagize ikibazo mu mubiri bihutira guhita bajya kureba umuganga. Which means, in our body, you see that for our health, that we take care of our body. Bivuze ko ku bigendanye n'amagara yacu twita ku mibiri yacu. If you do not, take care of your body, it is very, soon that you lose your health. Utitaye ku magara yawe vuba cyane rwose ushobora kubura ubuzima. If you just eat the junk food, uramutse uri ibyo kurya byatakaje igihe. If you live without the exercise, cyangwa se ukarya ariko ntukore imyitozo ngororamubiri. If you just the work or if you just spend the all night long without sleeping, cyangwa se ugakora amajoro yose nturuhuke, definitely it will damage your body, your health. akabuza ibyo byakwangiza umubiri wawe amagara yawe. And this definitely will cause some troubles or some disease in your body. Kandi ibiteza uburwayi mu mubiri. Nowadays, the people, because of the lack of the exercise, they face so many diseases in their body. Muri iyi minsi kubera abantu badakora imyitozo ngororamubiri usanga bagira indwara zitandukanye mu mubiri. As we take care of our body for good health, ariko nk'uko twita ku mibiri yacu kugira tugire amagara mazima, also we need to take care of our heart. ni ngombwa no kwita ku mitima yacu. But unfortunately, not many people know how to take care of their heart. Ikibabaje abantu benshi bazi uburyo bakwita ku mitima yabo. Sometimes fear comes inside of our heart and we just live with this fear. Rimwe na rimwe ubwoba buza mu mitima yacu tukabana nabwo.
can you imagine that, if you eat some spoiled food, dukiza wariye nk'uburozi you immediately sense that something is wrong in your stomach. cyangwa se ukarya ibyo kurya byanduye uhita wumva mu gifu cyawe bitagenda neza, And then you try, your best to, find the solutions. kuba icyo gihe rero utangira gushakisha igisubizo. But if the fear comes in your heart, ariko ubwo buba bwatashye umutima wawe, or some doubt comes in your heart, cyangwa se gushidikanya mu mutima wawe, a certain hatred comes in your heart, cyangwa urwango rukaza mu mutima wawe, even though you may know that these things are bad, nubwo waba uzi ngo ibi bintu ni bibi, but since you do not know how to cast them out of your heart, you just live with them. kubera ko utazi ko wabisohora mu mutima wawe upfa kubana nabyo. Most people do not know how dangerous it is for you to live with despair. abantu benshi ntibaba bazi uburyo biteje akaga kubana no kwiheba mu mutima. Most people do not know how dangerous it is for you to live with hatred or the sorrow. abandi ntibazi akaga kubana n'urwango cyangwa se agahinda byabateza. You see that many people live with this idea that I am a sinner because I have sin in my heart. abantu benshi barara igitekerezo kibabwira ngo uri umunyabyaha kubera ko ufite icyaha mu mutima wawe. If you live with this idea that I am a sinner, I have sin in my heart, uramusobanurira igitekerezo ubwo uti ndi umunyabyaha mu mutima wanjye. because of this thought, people have no choice but to live with fear. kubera iki gitekerezo nta mahitamo abantu babana n'ubwoba, And they are not, bold to stand before God. ntabwo baba bashize ubwoba ngo bumve bahagarara imbere y'Imana. As you know that God is King of Kings, He is Almighty God. murabizi ko Imana ari umwami w'abami, ni Imana ishobora byose. Because of the fact that you are not able to approach God freely, bitewe n'uko utabasha kwegera Imana wisanzuye, it is like the children who have the problems, they are not able to approach their parents freely. bisa n'umwana ufitanye ikibazo n'umubyeyi agatinya kumwegera. If the children, who have the parents, yet, they are not able to approach the parents freely, nk'umwana ufite ababyeyi ariko agatinya kubegera yisanzuye, these children, they have to take care of each and every issue by themselves. uyu mwana agomba kwirengera buri kibazo cye cyose. If they took this problem to the parents, it could be solved even in 1 minute. nyamara yagize ikibazo akajya ababyeyi mu munota umwe gishobora gukemuka. But because, for any reason, if the children could not approach the parents, ariko nimba hari impamvu ituma umwana ategera umubyeyi, during that time, these children must be living with a lot of fear, a lot of worries. ntakabuza uyu mwana muri icyo gihe abana n'ubwoba bwinshi ndetse agahagarika umutima cyane. God created us and He is our Father. Imana niyo yaturemye, ni umubyeyi wacu. But can you imagine that if we hesitate to stand before God? ariko muse n'abatekereza igihe twashidikanyije kuyegera, If we are not bold to stand before Him, igihe nta bushizi bw'amanga bwo kwegera Imana, and during that time we have no choice but to try to find the solutions and try to take care of each and every issue by ourselves. muri icyo gihe nta yandi mahitamo tuba tugomba kugerageza kwikemurira ibibazo ku bwacu, And we have no choice but to live in fear and worries and a lot of the despair. tukabaho mu bwoba duhagaritse umutima ndetse duhangayitse. That is why God said that let this mind be in you, that is the mind of Jesus Christ. niyo mpamvu Imana yavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Actually, no one among us is able to stand before God with the boldness. ubundi rero nta n'umwe muri twe wabasha kwihagarika imbere y'Imana ashize amanga. Why? Because the Bible says the heart is deceitful above all things and desperately wicked. kubera ko bivuga ko umutima w'umuntu ushukana kurusha ibintu byose, Human heart is only evil continually. ni mubi gusa by'iteka ryose. That is why no matter who may be, even starting from me, rero waba uri we wese nanjye ubwanjye, when you stand before God with your own heart, uramutse ugiye imbere y'Imana n'umutima wawe, you have no choice but to live with fear. nta mahitamo uba ufite, ubaho mu bwoba. That is why God prepared the new way. rero Imana yaduteguriye inzira nshya, That is the Jesus Christ. uyu ni Yesu Kristo. Because He said, I am the way. yavuze ati ni njye nzira. Instead of
instead of changing our heart or the fixing or correcting our heart, aho guhindura imitima yacu cyangwa kugerageza kuyisana, God, prepared the new heart of Jesus Christ Imana yaduteguriye umutima mushya wa Yesu Kristo, so that your heart and my heart can be replaced by the heart of Jesus Christ. kugira ngo umutima wawe n'uwanjye bisimburwe n'uwa Yesu. When your heart is replaced by the heart of Jesus, iyo umutima wawe wasimbuwe n'uwa Yesu, because Jesus is very bold to stand before God. kubera ko Yesu we aba afite ubushizi bw'ubwoba bwo kujya imbere y'Imana. Why? Because he comes from God. kuko yavuye ku Mana nyine. That is why Jesus is very bold to stand before God. rwose aba ashize ubwoba imbere y'Imana. Even the Bible says after resurrection, after he ascended up, he is sitting at the right hand of God. birivuga ko amaze kuzuka yagiye ngo yicara iburyo bw'Imana. That is why, the one who live with the heart of Jesus Christ, you see that they are bold to stand before God. nicyo gituma abana n'umutima wa Yesu Kristo bose n'abafite ubushizi bw'amanga bashize ubwoba guhagarara imbere y'Imana. I want us to read one verse in the book of 1 Corinthians. dusoma icyanditswe kimwe mu rwa mbere rw'Abikorino. To believe in Jesus is something great. kwizera Yesu ni ikintu gikomeye cyane. Many people do not know what this means exactly, that believing in Jesus. usanga benshi batumva neza kwizera Yesu icyo bivuze. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. mu rwa mbere rw'Abikorino igice cya mbere umurongo wa 30. The Bible says, "But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption." Abiri iravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Here we can see that Jesus became four things for us, for you and me. hano hari ibintu bine Yesu yaduhindukiye wowe nanjye. The first one is the wisdom from God, icya mbere ngo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, and righteousness, ngo no gukiranuka, and sanctification, ngo no kwezwa, and redemption. yewe no gucungurwa. So Jesus became these four things for us. ibuko ari bine ni Yesu wabiduhindukiye. So including the heart of Jesus, hamwe n'umutima wa Yesu, you can find these four things. ibuko ari bine biba muri wowe. When you have the wisdom from God, igihe ufite ubwenge bw'Imana, when you have the righteousness of Jesus Christ, igihe ufite gukiranuka kwayo, sanctification and the redemption of Jesus Christ, no kwezwa no gucungurwa, you have no choice but to have the great boldness to stand before him, before God. nta kabuza gira ubushizi bw'amanga bukomeye bwo guhagarara imbere y'Imana. Since Jesus is the light, the darkness cannot enter in your heart. kubera ko Yesu ari umucyo, umwijima ntiwaba ukinjiye mu mutima wawe. Since Jesus is the King of peace, kubera ko Yesu ari umwami w'amahoro, worries and fears could not find any space in your heart. guhagarika umutima, ubwoba, ibyo byose ntibishobora kwinjira mu mutima wawe. Since Jesus is victory, kubera ko Yesu ari you see umutsinzi, the failure cannot stay in your heart. gutsindwa ntikwatura mu mutima wawe. The problem is people do not know how to take care of their heart. ikibazo abantu ntabwo baba bazi ko bita ku mitima yabo. That's why instead of receiving the heart of Jesus by faith, aho kwakira umutima wa Yesu kubwo kwizera, they just welcome the thoughts from Satan in their heart. ahubwo usanga baha ikaze ibitekerezo bya Satani muri And bo. people live with the complaints. abantu bakaba bitotomba, People live with fear. abandi bakabana n'ubwoba, People live with worries. abandi bakabana n'impungenge. Why? kuki? The reason why they live with such things is because they do not know how to take care of their heart. igituma babana n'ibyo ngibyo ntabwo baba bazi ko bakwita ku mitima yabo. Today I read Genesis chapter 3, umunsi nabasomeye itangira ibice bitatu, verse 18. umurongo wa 18. Now the God spoke to the Adam. Imana yavuganye na Adamu. After Adam and Eve took the fruit of knowledge of good and evil, Adamu akimara gufata ku rubuto rw'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. the verse 18, umurongo wa 18, both thorns and the thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. In the Bible, the earth and the ground, it stands for the human heart. muri Bibiliya, uyu murima, iyi si,
ibi byose bihagarariye umwana w'umuntu, umutima w'umuntu. So after Adam and Eve took the fruit of knowledge of good and evil, ubwo adamu na eva bafataga ku rubuto rw'ubwenge bw'icyiza n'ikibi, now the Bible says, now the thorns and the thistles it shall bring forth for you. bibiliya iravuga ngo ibitovu n'amahwa nibyo byagombaga kubamerera mu murima. From this spoiled the heart of human being. ni ukuvuga ngo muri uyu mutima w'umuntu wari umaze kwangirika. Now this human heart bring forth the thorns and the thistles. This is what God says. uyu mutima ibyagombaga kweramo ni amahwa n'ibitovu, But you cannot eat these thorns and the thistles. ariko amahwa n'ibitovu ntabwo wabirya. You cannot live with the things from this human heart, from this ground. ibintu bituruka muri ubu butaka ntabwo wabana nabyo. That's why here God says, you shall eat the herbs. ntabwo biravuga ngo uzajya urya imboga. Now this ground bring forth the thorns and thistles. ubutaka bumejeje amahwa n'ibitovu. And how can you get the herbs from the ground? si imboga zo mu murima wazibona gute? If you just leave the ground as it is, nureka ubutaka uko bumeze, it shall only bring forth the thorns and the thistles. nta kabuza buzakumereramo amahwa n'ibitovu gusa. Human heart is evil continually. That's why it shall only bring forth the evil thoughts and evil actions. umutima w'umuntu ni mubi gusa iteka ryose, niyo mpamvu uretse wera amahwa n'ibitovu. And I'm sure that God does not want you to live with evil thoughts and evil actions. kandi nzi neza ko Imana idashaka ko ubana n'ibibi. That's why now here we can see that you shall eat the herbs. ahubwo biriya yaravuze ngo noneho ujye urya imboga zo mu murima. And how can you get the herbs from the ground? imboga zo mu murima zo uzazibona ute ubwo? Verse 17. mu murongo wa 17. Then to Adam, he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, curse this ground for your sake, in toil you shall eat of it all the days of your life. haranditse ngo na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe, uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Yes, somebody must work to get this, the herbs. hari umuntu ugomba gukora byanze bikunze kugira ngo izi mboga ziboneke. Why? Because from the ground you can only get the thorns and the thistles. bitewe n'uko ubutaka bwimejejemo nta kindi cyabusamo uretse amahwa n'ibitovu. So in order for you to get the herbs, kugira ngo uzabone imboga, there must be somebody who works for this ground. agomba kuba hari uzakora kugira ngo izi mboga ziboneke. It means bivuze ngo your heart must be worked by someone. umutima wawe ugomba gukorerwa. In other words, you need somebody to work in your heart. ukeneye uwakorera umutima wawe cyangwa ukorera mu mutima wawe. You need a farmer, you need a tiller. nk'umuhinzi w'ubutaka. Without tiller, hatabayeho umuhinzi, you have no choice but to bring forth the thorns and the thistles. nta kindi cyakubaho, uzameza amahwa n'ibitovu. Because you cannot control your heart on your own. kubera ko umutima wawe utabasha kugenga. Because ground itself cannot cut off the weed, cut off the thorns and the thistles. ubutaka ntabwo bwakwikiza igisambu n'aya mahwa n'ibitovu. There must be a tiller who cut off all the thorns and the thistles and take care of the ground so that it can bring forth the herbs. abakeneye umuhinzi uzakahinga ubutaka agakuramo aya mahwa n'ibitovu. I never knew how to receive salvation. sinarinzi ko nakwakira agakiza. Even I never planned to receive salvation. ye nta n'umugambi wabyo napanze. But God continuously worked in my life. ariko Imana yakomeje gukora mu buzima bwanjye. And God showed me continually that the way I lived is wrong. inyereka ko ubuzima mbaho inzira ndimo ipfuye. And one day God allowed me to meet the church and listen to the gospel. umunsi Imana yemereye guhura n'itorero numva ubutumwa bwiza. And after some time I could receive this gospel in my heart. nyuma y'igihe naje kwizera ubutumwa bwiza mu mutima wanjye. The way I used to think, the way I think, the way I judge is wrong. niko ntekereza byose birapfuye. What Bible says is
true. ibyo birivuga niko kuri. The way Bible tells me is true. dore inzira birimbwira niyo y'ukuri. After I received the salvation, maze kwakira agakiza, even I did not know how to live by faith. sinari ko naba kubwo kwizera, Even I did not know how to break my heart. sinari ko namena umutima wanjye, I did not know how to even step forward by faith. sinari ko natera intambwe imbere kubwo kwizera. But since I had a church, ariko kuko mfite itorero, and in the church there was a tiller who tilled my heart. mu itorero hari umuhinzi uhinga umutima wanjye. Sometimes, the pastor interfered with me. rimwe na rimwe abashumba bagiye bivanga mu Sometimes, buzima the bwanjye. pastor encouraged me. ikindi gihe bakantera akanyabugabo, Sometimes he pushed me ikindi gihe bakansunika, so that I could experience the works of God one by one. kugira ngo mbashe kwibonera imirimo y'Imana kimwe ku kindi. I was sent to the Kenya, noherejwe muri Kenya, and I spent 1 year as a short-term missionary. mamarayo umwaka wose ndi umukorerabushake. There I could start preaching the gospel, and I could get the joy from the preaching the gospel. aho niho natangiriye kubwiriza ubutumwa bwiza, numva umunezero wo kubwiriza. Before that time, I had never preached the gospel. mbere y'icyo gihe nari ntarabwiriza ubutumwa bwiza, Or even I did not have any wish or any plan to preach the gospel. sinari narigeze mpanga n'ibyo kubwiriza. But through that life in Kenya, ariko mu buzima nabaye muri Kenya, I could learn how joyful it is to preach the gospel. niho nigiye uburyo ari uburyohe kubwiriza ubutumwa bwiza. Even one day I found myself praying for someone that I was preaching to. ikindi gihe nari ndambwiriza, I think it was my first prayer for others. ku nshuro ya mbere nza gusengera abantu. I used to pray for myself only. najyaga nisengera ubundi mbere, I used to pray for my family only. ngasengera n'umuryango wanjye wonyine. But one man whom I met in Kenya, ariko umugabo umwe twahuriye muri Kenya, even I never knew him before, ntabwo mbere nari muzi, but I found myself that I was praying for this guy ariko nisanze ndi kumusengera so that he may receive salvation. ngo abashe kwakira agakiza. That was not my heart. ntabwo wari umutima wanjye, That was the heart that I received from Jesus. ni umutima nari nakiriye wa Yesu. Even I joined the theology school, naje kujya mu ishuri rya teolojiya, and I began to read the Bible, nongera gusoma Bibiliya, and I began to link the scripture with the scriptures. nongera guhuza ibyanditswe n'ibindi byanditswe. And God, that gave me the realizations, Imana nayo impa gutahura no gusobanukirwa, even though how to sacrifice myself for the works of God, menya uko nakwitangira abandi cyangwa se imirimo y'Imana, even the step forward by faith. uko natera intambwe nyobowe no kwizera. I remember that when I was in the theology school, njya nibuka nyiri mu ishuri rya teolojiya, one day, our colleagues, we made the plans to preach the gospel at the leper colony. umunsi umwe nyine abagenzi banjye twiyemeje kujya kubwiriza umudugudu w'ababembe. I don't know if you have ever met the lepers. sinzi nimba mwarigeze muhura n'ababembe. Also, in one side, we had some worries in our heart. natwe icyo gihe twari dufite impungenge mu mitima yacu, However, we decided to move forward by faith. ariko twiyemeje kujyayo tuyobowe no kwizera. And then we could find the one village where Pastor Park, used to preach. twageze rero mu mudugudu umwe wabo aho umushumba Park yajyaga ajya kubwiriza. And we went there, twagiyeyo, and we could meet there so many people, who are lepers. twahuriye n'abantu benshi b'ababembe, And we could preach the gospel. tubabwiriza ubutumwa bwiza. Even I myself, I could meet some, the lepers. They are like elderly people. ni abantu bashaje ubu ngubu bakuze, nanjye nahuye nabo, And I could preach the gospel to them. nababwirije ubutumwa bwiza. They, they offered us with the delicious meal. icyo gihe batugaburiye neza cyane, The meal prepared by the lepers. ariko ni ababembe bari babitetse. I'm sorry to say this, but on one side I had some worries. mumbabarire, ku ruhande rumwe numvaga mfite impungenge, Is it okay to eat this food? mvuga ni koko n'ibyo kurya. However, God gave me the peace in my heart. ariko Imana yaje kumpa amahoro mu mutima. I finished with the one bowl, mfata isoro rimwe ndayirya ndayimara, asked for the second bowl. mbasaba n'iya kabiri. I ate a lot of, the food. nariye ibiryo byinshi. Now they are elderly people. They are like the grandma and grandpa. ubu ni abasaza n'abakecuru bawurimo. When they saw us, eating the food that they cooked for us,
they were so happy. ubwo babonaga turya ibiryo baduteguriye barishimye cyane. I never thought that I would live such life. Sinari narigeze ntekereza ko naba ubuzima nk'ubwo. However, through the church and through the servant of God, God continuously tilled my heart. ariko binyuze mu itorero, mu mugaragu w'Imana, Imana yakomeje kuhinga umutima wanjye. Through these trainings, I was able to find myself that I am becoming like a new person. hamwe no kugutozwa nibonye narahindutse undi muntu mushya. I used to live for only myself. najya mbaho ku bwanjye gusa. I never cared for others, nta wundi muntu najyaga nitaho, whether other people they are in trouble or not, baba bafite ibibazo cyangwa ntabyo, whether other the people around me whether they are dying or not. I never cared. baba bari gupfa cyangwa badapfa, nta muntu nitagaho wundi. However, God tilled my heart and trained my heart so that I can live even for others. Imana yahinze umutima wanjye irawutoza ngo mbeho no ku bw'abandi. If I did not meet or I did not live with a tiller in my heart, iyo ntabana n'umuhinzi mu mutima wanjye, I would not have lived this life. ntibyashobokaga ko ubuzima ndi kubaho nabubaho. I would not have chosen this life to be a missionary and to live for others. njye ubwanjye sinagutamo ubuzima nk'ubwo kuba umumisiyoneri mbaho ku bw'abandi. That's why after we receive the salvation, it is very much important whether you have a tiller in your life. rero nyuma yo kwakira agakiza ni ibintu by'ingenzi cyane kuba ufite umuhinzi cyangwa ntawe. As you know, nowadays, for people to do the business, to start up the business, they usually get some consultant. ngira ngo muri iyi minsi murabizi ko kugira ngo umuntu atangire ubugenza aba akeneye umukonsulita cyangwa se umujyanama. You see that if people just start the business with their own understanding, with their own view, I'm sure that most of them they go bankrupt. kubera ko abenshi iyo batangiye ubugenza cyangwa ubucuruzi uko babitekereza benshi barahomba. That's why most people, even though it is costly, but they get the consultation from the consultant. niyo mpamvu nubwo biba bihenze cyane, abenshi bahitamo kwifashisha abakonsulita kugira ngo babafashe. Which means they get the advice and the help from the expert. bivuze ngo bakeneye ubufasha n'inama z'inzobere. What about our spiritual lives? ase ku by'ubuzima bw'umwuka byo I'm sure bimeze that gute? spiritual life is really, really important. nzi neza ko ari byo by'ingenzi kuruta ibindi. Because if you live the spiritual life well, uramutse ubaye ubuzima bw'umwuka neza, I'm sure that you would live the life of pleasing God. uzaba ubuzima bunejeje Imana. And once you live the life of pleasing mu God, gihe ubaye ubuzima bunejeje Imana, it is like that you have the great, the backup, from the Almighty God. uzaba ufite inkomezi zituruka ku Mana. Can you imagine that if you have a backup from the Almighty God? tekereza Imana ariyo igutera ingabo mu bitugu, Imana ishobora byose. He is not, comparable to any king or any leader of this country, or this, the world. ntabwo wagereranya n'umuyobozi uwo ari we wese muri iyi si. Why? Because God is a creator. kubera ko Imana ni umuremyi. God can create the things out of nothing. Imana ishobora kurema ibintu ibikuye mu busa. God can make a way in the, in the wilderness. Imana ibasha gushyira inzira mu butayu, And rivers in the desert. yewe ikanatembesha n'imigezi mu kidaturwa. If that Almighty God is your backup, ese iyi Mana ikubereye inkomezi, if that Almighty God is your guardian, iyi Mana ariyo ikwishingiye ikakubera umuyobozi, what do you think you would worry about? ni iki wumva wawe ugitinya? That's why God said, worry not, niyo mpamvu birivuga ngo ntimutinye, fear not, ntimutinye, rejoice always, mwishime iteka ahubwo, give thanks in everything. muba byose mushime. Why? kubera iki? I am with you.
kubera ko ndi kumwe namwe. I, who is Almighty God, Njyewe ndi Imana ishobora I, who byose, is a creator, is Ngendo- with you. ndi umuremyi kandi ndi kumwe nawe. I am with you. Do not worry about anything. Do The- not fear anything. rero amenye ntugahagarike umutima cyangwa utinye icyo ari cyo cyose kuko ndi kumwe nawe. But problem is, many people, they do not live with tiller, Ikibazo abantu benshi ntabwo baba bafite umuhinzi mu mitima yabo, and they just work by themselves. barikorera, They just live with their own lives. They with their own heart. baba ubuzima bwabo bwite n'imitima yabo bwite. Let us check how the life of the people who live without tiller is. mureke turebe uburyo ubuzima bw'abatagira abahinzi bumeze. Book of Proverbs. Igitabo cy'imigani, Book of Proverbs, chapter 24. imigani 24. People living without a tiller, Umuntu ubaho adafite umuhinzi, their hearts are like this. utagira umuhinzi w'umutima we, dore uko umutima we umeze. Proverbs chapter 24, verse 30 to 32. Imigani 24 umurongo wa 30 dushyike ku wa 32. I went by the field of the lazy man, and by the vineyard of the man devoid of understanding. Nanyuze ku murima w'umunyabutse no ku ruzabibu rw'umuntu ubuze ubwenge. And there it was, all overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles. Nasanze hose ari amahwa, hose ifurwe yarazimagije, kandi uruzitiro rwaho rw'amabuye rwarasenyutse. When I saw it, I considered it well. I looked on it and received instruction. Nuko ndebye mbyitegereza neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa. Now this field was covered by the thorns and nettles. Uruzabibu rwari rugoswe n'amahwa ngo n'ifurwe. Why? Kubera iki? Because there was no tiller. Nta muhinzi wari uhari. Since there was no tiller, this field, become like the barren land. Kubera ko nta muhinzi rwari rufite, rwahindutse nk'ubutayu. When we see the life of King Saul, Witegereje ubuzima bw'umwami Sawuli even King Solomon, n'umwami Salomo, actually they did not have the tiller in their life. aba bombi ntibigeze bagira umuhinzi w'ubuzima bwabo. What about King David? Arasa Dawidi, Yeah, even though he received a lot of blessings, sometimes he went astray. n'ibyo nubwo yakiriye ubuntu bwinshi, rimwe na rimwe yarayobaga. Since he was together with his tillers, ariko yabaga afite abahinzi b'umutima we, he was able to be corrected. yagiye akosorwa. Though he went astray, that he was brought back Nubwo yayobaga, ariko yagarurwaga mu nzira because of the tiller, kubera umuhinzi, because of the servant of God. kubera umugaragu w'Imana. Now, David has that prophet Samuel, prophet Nathan, and prophet Gad. Guhera kuri Samweli, Natani ndetse na Gadi, abo bose n'abagaragu b'Imana Dawidi yabanye nabo. Since the heart of David was tilled by these prophets, Kubera ko abahanuzi bagiye bahinga umutima we, even if that he went astray, he was able to return to the Lord, and he received the blessing again and again. nubwo yayobaga yabashaga kugaruka mu nzira y'Imana agakomeza kwakira imigisha yayo. But King Saul, he lived with this not tilled ground, not tilled heart. Ariko umwami Sawuli yabanye n'umutima utarugeze uhingwa na rimwe. Since his heart was not tilled, Kubera ko umutima we utahinzwe, he had no choice but to perish, yararimbutse nta yandi mahitamo, because he had forsaken God. yari yamaze kureka Imana. God is the great tiller. Imana niyo muhinzi He mukuru, tilled our heart and your heart. niyo ihinga umutima wawe n'uwanjye. What is the testimony of Apostle Paul? Intumwa Pawulo yavuze ngo iki? I die every day, daily I die. Pawulo yaravuze ati ngiye mpfa buri munsi. You see, every day, each and every moment, the heart to trust ourselves, heart to judge the things with our own eyes, keep arise. Buri munsi umutima wo kwiyemera, umutima wo gufata imyanzuro yacu bwite
uhora utuzamukamo, My own judgment arise. guca imanza kwanjye kunzamukamo, My own eyes arise. amaso yanjye bwite akaba ari anzamukamo, My own rightness arise. gukiranuka kwanjye akaba ari ko kujya imbere. Even if you received a lot of blessings, a lot of grace yesterday, nubwo ejo waba warakira imigisha myinshi n'ubuntu bw'Imana bwinshi, today, the thoughts from Satan keep arising from the bottom of your heart. uyu munsi bya bitekerezo bya Satani bikomeza kuzamukamo, And thorns and thistles keep growing in your heart. amahwa n'ibitovu bigakomeza gukurira mu mutima wawe. Who can get rid of that thorns and thistles? ese ninde uzarandura ayo mahwa n'ibitovu? I'm telling you that without the tiller in my life, in my spiritual life, I would not have reached this point. nababwiye ko ntagira umuhinzi umutima wanjye ntabwo mba narageze aho mu buzima bw'umwuka. I'm sure that I would have already given up my ministry. ntekereza ko rwose umurimo w'Imana mba narawuhebye, But since that God blessed me with this presence of the tiller, ariko Imana yampaye umugisha wo kugira umuhinzi mu buzima. sometimes when my heart was down, rimwe na rimwe igihe umutima wanjye wabaga wacitse intege, tiller, that gave me the hand and lifted me up. umuhinzi yamfataga ukuboko akanzamura. Sometimes when my heart was lifted up, igihe umutima wanjye wishyize hejuru, tiller, that rebuked me and lowered my heart, umuhinzi ntabwo akaza agacyaha umutima wanjye akawumanura so that hasi, my heart could be in the place whereby I can receive the grace of God each and every moment. kugira ngo umutima wanjye ube mu mwanya waho nakira ubuntu bw'Imana iteka. Esther, that she is the great, queen. Esiteri yari umwamikazi ukomeye, But without Mordecai, she could never reach that point. ariko iyo atagira Moridekayi ntaba yarapfuye abaye we. Since that Esther was tilled by the Mordecai from the young age, kubera ko Moridekayi yakomeje guhinga umutima wa Esiteri akiri muto, even though she faced the big troubles, nubwo yahuye n'amakuba menshi, even though she was affected by her thought, nubwo ibitekerezo bye byamwangije, but at a crucial moment, she was able to step forward by faith. ariko mu gihe gikwiriye yabashe gutera intambwe ayobowe no kwizera. Actually, it was beyond her understanding. icyo gihe byari ibintu birenze ubwenge bwe. I haven't been called for last 1 month, or the last 30 days. yaba ati rwose hashize ukwezi kose ntahamagarwa n'umwami, I would be killed. rwose bashobora no kunyica. But she stepped forward by faith. ariko yateye intambwe ayobowe no kwizera, She went to the king, asanga umwami, not because of her own faith, but because of the guidance of the Mordecai. atari uko yari afite kwizera kwe bwite, ahubwo kuko yari ayobowe na Moridekayi. Do you have the tiller in your spiritual life? ese nawe ufite umuhinzi mu buzima bwawe bw'umwuka? Yes, sometimes the guidance of tiller might be very harsh to you. nibyo rimwe na rimwe ubuyobozi umuhinzi aguha bushobora kuba wenda bukaze. Sometimes you may have the doubt toward the tiller. ikindi gihe ushobora gushidikanya ku muhinzi wawe. Sometimes you might have some question mark in your heart toward the tiller. ikindi gihe ushobora kugira ibibazo wibaza ku muhinzi. But we cannot get rid of the thorns and the thistles by ourselves. ariko amahwa n'ibitovu rwose ntabwo twabyikiza, We need a tiller. dukeneye umuhinzi. You know why? muzi impamvu? Let us go to the 1 Corinthians. dusubire mu rwambere rw'Abikorino, I want to read to you one verse and finish. mbasomere icyanditswe kimwe dusoza. The 1 Corinthians chapter 3, rwambere rw'Abikorino ibice bitatu verse 9. umurongo w'icyenda. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. rwambere rw'Abikorino ibice bitatu umurongo w'icyenda. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's field. You are God's building, right? haranditse ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. You are God's field. ngo uri umurima w'Imana, You are God's building. uri n'inzu yayo. Suppose that you are passing by the road. You are passing by the road, and you see the field, and you see the building.
tekereza uri kugenda ukabona umurima ukabona n'inzu. If this field is like very dirty and you can only find the thorns and the thistles, uyu murima wanduye ukasanga waramezemo amahwa n'ibitovu gusa. I'm sure that you do not blame the field itself. nzi neza yuko utazanenga uwo murima Hey, you field, what are you doing now? we ngo wa murima w'ibyo ni ibiki, You are so dirty. dore uranduye, You only have the thorns and the thistles. wowe ufite amahwa n'ibitovu You have gusa, to correct yourself. ugomba kubikosora. Nobody would say like that. ntawavuga atyo. Yeah, when you see the building, nubona n'inzu this building is so dirty and unclean. ukabona ari inzu yanduye idakorewe isuku, Is there anyone who rebukes that building? yose uzagenda usakuriza iyo nzu Hey, what are you doing building? uti wanzu ibi ni ibiki, You have to make yourself clean. kubera icyo utisukura. Nobody would say like that. nta n'umwe wabivuga. People would blame the owner of the field. abantu bazanenga ba nyiri uyu murima, I'm sure that people would blame the owner of the building. cyangwa banenge nyiri iyi nzu. Who is the owner of this building? This building is very dirty. ese nyiri iyi nzu ninde ko iyi nzu yanduye? Here the Bible says, noneho Bibiliya iravuga ngo you are God's field. You are God's building. uri umurima w'Imana, uri inzu y'Imana. What does this mean? bivuze iki ubwo? He is responsible for you. niyo igomba kukwirengera, nicyo bivuze. Amen. If you have a problem, ufite ikibazo, if you have the doubt, ufite if you gushidikanya, have the confusion, ufite n'urujijo, God will be responsible for you. Imana izabyirengera. But many people, they just judge by themselves. aho usanga abantu bicira urubanza gusa. I think this is the problem. ndatekereza icyo ari The ikibazo. way I judge is right. njyewe ibyo numva ndabona ari byo byo. The Bible says, judge not. biravuga ngo ntimugace imanza, With that judgment, you will be judged. kubera ko gucira abandi urubanza niko nawe uzarucirwa. Many people live with their own judgment. abantu benshi babana no guca imanza. I am God's field. ndi umurima w'Imana, I am God's building. ndi n'inzu yayo. If there is something wrong to me, nimba hari ikibazo mfite, if there is any problem, nimba hari ikibazo even mfite, if somebody try to hurt me, nubwo hagira umbabazo, I am of God, ndi uw'Imana, so God will be responsible for me. Imana izirengera Many ibyayo. times I said, njya mvuga nti, since God loved Israelites, kubera ko Imana yakundaga Abisirayeli, when the leader, went astray, iyo umuyobozi wabo yayobaga, like King Saul, umwami Sawuli, you see that God removed them because he loves the Israelites. Imana yahitaga imukuraho kuko yakundaga Abisirayeli. Many times I said, before the brothers and sisters, kenshi mbwira bene data nti, if I take a wrong way, nindamuka nyobye, if I do ministry for myself, ngakora umurimo w'Imana ku bwanjye, I'm sure that God will remove me. ndabizi neza ko Imana izahita Why? inyirukana. Because God loves the Rwanda brothers and sisters. kubera ko Imana ikunda Abanyarwanda. If any pastor goes astray and displeasing God, igihe umushumba yayobye bikababaza Imana, that pastor must be removed by God. Imana izakuraho uwo mushumba. I really hope that, brothers and sisters, you ask yourself if you have a tiller in your life. niringiye ko bene data mwakwibaza mu mitima yanyu nimba mufite umuhinzi. God becomes your tiller. Imana nihinduka umuhinzi, He is responsible for you. izaba umuhinzi w'umutima wawe, izirengera ibyawe. If the church is, needed for you, nimba itorero urikeneye, if the brothers and sisters are needed for you, nimba bene data ubakeneye, if pastors are needed for you, nimba unakeneye n'abashumba, I'm sure that He will continuously provide you with everything you need. Imana izajya ikomeza iguha ibyo ngibyo ukeneye. Hey brother, you need a pastor. Ati mwene data ukeneye umushumba. Hey sister, you know that you need other brothers and sisters. nawe mushiki wacu urabizi ko rwose ukeneye abandi You bene need a data, church. ukeneye itorero. Say, even though Satan tried to confuse you, nubwo Satani yagerageza kuguteje akajagari, if that is the way that God is pleased with, ibyo Imana ibyishimiye, God will continuously provide you with what you need for your spiritual life, because you are His field, you are His building. izajya ikomeza ikuzanira ibyo ukeneye kubera ko uri umurimo wayo, uri inzu yayo. Amen. I really hope that you meditate this point. niringiye ko iki mwakitekerezaho. Let's pray. dusenge.
Dear Heavenly Father, we thank you. data mwiza wo mu ijuru turagushimye You have given us this precious moment, waduhaye umwanya w'igiciro and we shared the word, dusangira ijambo ryawe and we also learned to your heart. twize umutima wawe Really, Father, we need the tiller in our life kuri data dukeneye umuhinzi w'ubuzima because bwacu we do not know how to cut off these thorns and the thistles, ntabwo tuzi uko twarandura aya mahwa n'ibitovu and we cannot bring forth the herbs and fruits by ourselves. kandi imboga n'imbuto ntabwo twabyiyezereza But the only way for human being to bring forth the fruit, uburyo bwonyine umwana w'umuntu yakweza imbuto it is to be connected with Jesus. ni uko yaba ahujwe na yesu Father, you allow us to meet with Jesus data twemereye guhura na yesu so that we can bring forth much fruit in our spiritual life. twemereye guswa nawe kugira ngo tware imbuto nyinshi mu buzima bwacu Allow each and every brother and sister to meditate this point fasha bene data bose gutekereza ku iki kintu so that they can live with a tiller in their spiritual life. babane n'umuhinzi w'umutima wabo mu buzima bw'umwuka Father, we thank you. turagushimye I pray everything in the name of Jesus. byose tubisabye mu izina rya yesu Amen. amen Thank you very much. murakoze cyane